Okay, kanongera mbahe ikaze hano kuri Game Sport Hub once again. Izera ko mwese mumeze neza. Munsi rero tugiye kuganira ku magambo asa nk'atangaje y'umutoza Mikel Arteta, arimo aganira n'umunyamakuru wa Arsenal Insider. Abwiye ati burya rero nuko abantu benshi mutabizi, umukinnyi wacu mukuru cyangwa umukinnyi wacu w'ingenzi ntago ari Bukayo Saka. Bimwe mu bintu byatunguye abantu benshi cyane ko abenshi abafana benshi bikundira Bukayo n'abandi. Rero ibyo nibyo byose tugiye gucamo tukareba ibyo yatangaje byavuye kuki, nimba atari Bukayo Saka se uwo mukinnyi w'ingenzi muri Arsenal ninde. So kamwibutse gukanda subscribe nimba utari wayikora, nkwibutse no gusharinga inshuti zawe, maze ujye muri comment utwoherereze igitekerezo cyawe, tubwire se we kubwawe ubona umukinnyi w'ingenzi muri Arsenal cyangwa se umukinnyi wakabaye ari nka wa mbere muri Arsenal ku giti cyawe arinde. Tudatinze rero katwite twinjira muri ino nkuru y'itangazamakuru nyine ndi kubwira Arsenal Insider. Wanje batubwira bundi Bukayo Saka ni muntu ki? Bukayo Saka ni umukinnyi wakuriye muri academy ya Arsenal yo bita North End, aza kwizamukira mu mwaka wa 2019, icyo gihe abantu barabyibuka, azamuka akina nk'umunimero 3. Hano arangiza bakatubwira ngo Saka ni umukinnyi mwiza kuva kera kiri umwana ufata inshingano kandi akaba agaragara nk'aho ari we shusho ya Arsenal, cyangwa se akaba ari we ishusho ya Arsenal ishingiyeho. Ariko uwitwa Mikel Arteta we yavuze ati burya muri Arsenal tugiramo undi mukinnyi, tugira umusuperstar wacu, tugira umukinnyi dushingiraho cyangwa se tubona ko ari we mukinnyi wacu w'ingenzi cyane kurusha abandi, kandi uwo mukinnyi nyine si Bukayo Saka ahubwo witwa Mikel Arteta. Ari kutubwira yuko the talisman wiwe cyangwa se umukinnyi wiwe afata nk'umukinnyi mukuru cyangwa se afata nk'umukinnyi w'ingenzi kuruta abandi bose muri equipe yiwe, ari uyu Mwongereza n'ubundi Declan Rice. Dusubiye inyuma nanone kugira ngo turebe uyu Declan Rice ikipe ya Arsenal yamuguze mu mwaka wa 2023 imigura miliyoni 100 z'amapound, amafaranga agera kuri miliyoni 105 z'amayero, imugura imuvuye muri West Ham. Icyo gihe rero Arteta ngo we yamuguza abona aje kumubera umuyobozi wa projet yiwe itari yakarangira, cyane ko icyo gihe yabonaga yuko ngo ari cyo gihe ngo projet yiwe itanga umusaruro. Rero Declan Rice icyo gihe haza we ngo yabonaga ko ari bwo noneho ikintu cyiza cyangwa se ari bwo projet yiwe igiye kugera ku musozo. Hano ukakubwira ngo Rice has been absolutely phenomenal ever since arriving in North London and has delivered a great performance almost every single week. Cyasati uwitwa Declan Rice kuva yagera mu majyaruguru ya London yabaye umukinnyi w'igitangaza, umukinnyi udasanzwe kandi akaba umukinnyi uhora ufite performance yo hejuru, ufite performance idasanzwe, kandi buri cyumweru cyangwa se kuri buri mukino, nyine buri mukino uko murebye Declan Rice uramubona. The England international consistency, mentality and leadership have made him one of the driving force behind Arsenal becoming a Premier League champion. Kakubwira ati uyu mukinnyi w'umwongereza guhozaho kwiwe, imitekerereze yiwe n'uburyo ayobora abandi mu kibuga byatumye asa nk'aho ari we mbaraga zihishe inyuma ya buri kimwe cyose Arsenal ikora kugera no kuba yatwara igikombe cya shampiyona. Uwitwa Mikel Arteta yari arimo aganira n'ikinyamakuru TNT Sport, yagize ati Declan Rice, with Declan, I was so convinced that he was going to be the right house of this football club because he's got that power. Cyasa ati kubwa Declan Rice numvaga mfite icyizere, numvaga nemejwe cyangwa se ndi convinced yuko agiye kutubera nk'umunara, agiye kutubera nk'ikiraro, cyangwa se agiye kuba umunara murinzi w'ino club, w'ino equipe yacu, ko nyine ubwo bushobozi n'izo mbaraga arazifite. Arakomeza ati I said, if you are able to put yourself in the benefit of the team, I think the team is going to make you the biggest player in this club, and it will happen in that order. Anti nimba ufite ubushobozi bwo kuba waba nyine nk'ishusho ngari ya equipe cyangwa se ku buryo equipe we yungukiramo,
ekipe ibigomba no kubikubahira cyangwa se ibyo ngibyo bigomba kugendera mu buryo. Angije yongeraho amagambo agira ati he has been a phenomenon and has been an inspiration for all the boys. When you talk about a player with that level of consistency for that many games, it's just something remarkable, and yeah, we are here because of player like him, that's for sure. Nawe yongera aravuga ati Declan Rice ni umukinnyi cyase yabaye umukinnyi udasanzwe ku bwacu, kandi ngo ni nawe muntu buriya utera morale cyase ni nawe muntu wenspira abandi bahungu bagenze cyase abandi bakinnyi, nuko Arteta abakinnyi be bose akunda kubitaho n'abahungu, come on you boys. So kavuga ati rero burya hozaho burya kina kandi impano yiwe n'ibyo akora byose ti n'igituma tugera ngaha no kubera abakinnyi nkawe. Noneho rero hano ikibazo gisigayeho ni cyo kwibaza, ese Declan Rice nimba ko kumutoza asigaye amureba akabona ko ari we mukinnyi ngenderwaho cyase ari nkawe moteri yiwe, cyane ubundi abahanga mu bya football kutushavuga yuko mediane aba ari nkawe moteri ya equipe. So nimba rero Declan Rice mediateri bigeze aho boss yiwe amureba akabona ari we mukinnyi hatari afite, ese byashoboka ko Declan Rice yatangira kujya ahembwa amafaranga menshi kurusha Bukayo Saka kubera yuko bundi kugeza ubu Declan Rice siwe mukinnyi uhembwa amafaranga menshi, ahubwo umuntu uhembwa amafaranga menshi no bita Bukayo Saka. Ejo bundi yongera bamugejeje ku note ya 300 nimba ntibeshye. Icyo gihe rero urabona ikintu gitangazamakuru gikomeza kitwibutsa yuko mu mezi ashize ekipe ya Arsenal yabwiye aba agent bose cyase buri n'abakinnyi ngo akenshi bagiye kuganira n'abakinnyi no mu ekipe yateye imbere agenda aganira n'ababahagarariye cyase aba agent bawo. Niyo mpamvu byo kumva ngo Arsenal yatangiye ibiganiro na Junior Krupp, nyamara Krupp batabizi cyase nta nibyo yageze ajyamo kubera yuko ahubwo aba agent ba Krupp nyine nibo babanza bakaganira na Arsenal akavuga ati ibi nibi noho deni bakazabona gusanga Arsenal akayibwira ati na sorry, bagasanga Krupp bakamubwira ati Arsenal twanegosiye bino tunegosiya nibi kugira ngo nawe abayeho mwanzuro nkaho kwera ko nyine rero umuntu ubugiye kuzakina. Mu mezi make ashize rero ekipe ya Arsenal cyase board ya Arsenal yari yarabwiye abakinnyi bose uko n'aba agent babo, ibwira n'uyu Andrea Berta n'abandi bose bashinzwe gushakira Arsenal abakinnyi, babwira ko ari nta muntu n'umwe uzigera uhembwa amafaranga menshi aruta aya Bukayo Saka. Ikibazo rero kikaba icyari ikivuga ngo ese mu gihe Bukayo Saka yakomeza gukina nk'uko mu gihe yakomeza guperforminga ku rwego performingaho akitwara neza nk'uko asanzwe yitwara, kugera nubwo nyine Mikel Arteta ari buze gukomeza kumukunda kubera ko twibuke Arsenal isinyisha Declan Rice yasinye amasezerano yagombaga kugera muri 2029. Rero muri uno mwaka zigiye gutangira na 27 biratekereza yuko yaba igiye biratekerezwa yuko Arsenal 2027 igomba gutangira ibiganiro byanga byakunda na Declan Rice. Abantu bakibaza se nimba Declan Rice bageze ku rwego rwo kumubona gutyo araza kwemera kugumya guhembwa amafaranga ari munsi ya Bukayo Saka cyaraza gusaba umushahara uruto wa Bukayo. Byo rero byose nibyo tugiye gutegereza ubwo tukareba mu mwaka nyine nimburi bugere, tukareba nimba amafaranga ari busi gusaba amafaranga aruta ya Bukayo, nimba barabahangana cyase n'ibindi. Ibyo byose no kubitegereza tukabihanga amaso. Kambashimire cyane rero mwebwe mwese twabanye muri no video cyase mwebwe mwese mwarebye ino video kugera ku musozo. Mbibutsa gukanda subscribe nyamuneka niba utarayikora, ikintu cyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe nawe ujye muri no muryango wacu. Dushimira abantu 250 maze gukanda subscribe, iminsi igera mu 12 tumaze kwa tumaze kugira abantu ni iby'agaciro kandi ni ibintu tubashimira cyane kubw'umwanya wanyu n'urukundo rwanyu. Rero jya muri comment tubwire ese kubwa ubona ni Declan Rice cyane Bukayo Saka ku giti cyawe wowe ukunda ndetse cyase ubona ari nde mukinnyi uw'ingenzi muri Arsenal mu kiringenderwaho. Ciao kaduhure muri video za mukanya.